Bakunze ibiganiro bya Military Advisor 250 cyane cyane ibiganiro byamenyekanye nk'ubujyanama mu bworozi bw'inkoko. Ndabashuje muri iki gitondo. Hariho abantu benshi rero bamaze igihe bibaza ibijyanye n'uburyo bamenya ese ibiganiro cyangwa se ubujyanama ku bworozi bw'inkoko babona bate. Izi rero ni inzira ngiye kubereka ushobora gucamo kugira ngo ubashe kubona bya biganiro cyangwa se bwa bujyanama wifuza maze ubashe kwiteza imbere. Ufite smartphone yawe, urinjira kuri YouTube channel application ya YouTube, then nurangiza ujye aho ushakishiriza, wandikemo, ushaka kwandikamo ubujyanama ku bworozi bw'inkoko cyangwa se ukandikamo Military Advisor 250. Kwandikamo Military Advisor 250 uzabona ibiganiro byose ureba kimwe ujya ku kindi, ureba kimwe ujya ku kindi. Numara kwandikamo Military ushyiremo underscore Military underscore aka kamenyetso Advisor then ushyiremo umwanya 250. Iyi channel numara kubyandikamo uzasacinga, ukande search. Numara gusacinga direct bizahita bikujyana ku biganiro bitambuka kuri iyi chaîne. Ibi ni ibiganiro byose biba byagiye bitambuka kuri iyi chaîne. Urasabwa iki rero? Ukimara kugeraho uzaduha inkunga, uzatanga inkunga yawe nk'umworozi, nk'umuntu ushaka ko dutera imbere, nk'umuntu ushaka ko tuzageza ibiganiro ku bantu benshi. Kugira ngo dufashanye rero ni uko tubaha ibiganiro, namwe mukaduha subscribe. Uzadusubscribinga wowe ugifungura, numara kwinjiraho uzahita ubona handitse subscribe byanditse nk'uko hano hasi ureba hasi hari akantu k'akamenyetso gatukura. Nurangiza ntuzagende wibagiwe gukanda ku kazogera kugira ngo ako kazogera kajye kagufasha kubona ikiganiro icyo ari cyo cyose dushyize kuri iyo channel. Nk'umujyanama rero mu bworozi bw'inkoko ndagushishikariza kuba noneho wagerageza no kusharinga. Ukande share, akantu k'agafresh kaba kariho ukimara gufungura iyo video. Iyo umaze kuyifungura ahanditse subscribe, ibiri mu kamenyetso gatukura, ubone hari share, uzayibona usharinge ku bantu runaka ushaka n'icyo kiganiro wanakidownloadinga ukakibika. Ibyo rero bizagufasha, numara gusharinga bizagufasha kwihuza n'abandi borozi bagiye batandukanye. Ikindi bizagufasha ni ukumenya ese noneho nagirwa inama ku giti cyanjye gute. Icyo Military Advisor ikora, ifite nimero ya telefone, ifite groupe ya WhatsApp ihuriyemo n'aborozi basaga hafi muri 200 boroye inkoko mu gihugu hose. Uti ubigeraho gute rero? Iyo umaze kureba iki kiganiro harimo nimero ni 0788966726. Iyo nimero utwandikiraho kuri WhatsApp, ukaduhamagara se, ukaduha SMS se, ibyo byose birashoboka. Iyo umaze kunyandikira, niba ukeneye kugira ngo ujye mu rubuga rwa WhatsApp ndakwadinga, urabimbwira nkakwadinga. Wamara kuba added, ubwo igisigaye uba uri kureba noneho muki mwa rwa rubuga ibiganiro byagiye bitangwamo se, cyangwa nawe ukandikamo ubaza ikibazo. Channel rero ni Military Advisor 250, niyo itambuka ibyo biganiro. Ushobora no kwandika ngo ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Buri kiganiro icyo ari cyo cyose gitambuka gifite titre y'ubujyanama ku bworozi bw'inkoko. Iyo titre iki rero igufasha guhita ugera kwa bya biganiro byihuse. Iyo umaze kubigeraho
uduha ya share, ya like, ya comment kugira ngo tumenye ibyo tugomba guhindura n'icyo wifuza ko tuzahindura. Hari benshi tugenda dusubiza. Iyi channel rero ikigamije no kwigisha, turigisha twebwe. Noneho hari serivisi rero Military Advisor 250 itanga. Military Advisor 250 tukwigira umushinga ujyanye n'ubworozi bw'inkoko, tukagusurira ikiraro tukareba ko ikiraro cyawe kijyanye n'ibyo wifuza kororeramo, tukamenya ese ukeneye inkoko zingahe, ese zizajyamo, ese uburiro burimo, ese umwero burimo, ese harasasiye, ese nta busimba bushobora kuzamo, tukakugira inama. Turagusura tukahagera tukakugira inama mu buryo bufatika. Ikindi dukora iyo tumaze kukwigira umushinga tukagusurira ikiraro, ikindi dukora tugukorera komande y'inkoko. Cyane cyane dukora komande y'inkoko, inkoko z'inyama cyangwa se inkoko zituruka muri Uzima Chicken, inkoko zizwi ku izina rya saso. Izo nkoko nuzishaka ari umushwi, nuzishaka ari inkoko zifite ukwezi se cyangwa ndetse n'izikuze, tuba dufite aborozi benshi dukorana ku buryo zakugeraho mu buryo bworoshye. Nk'umworozi rero ugitangira, ni wowe uba ufite ushaka kumenya ese ukamenya ngo ese bwa bworozi bwanjye bya bindi ndifuza korora, niba nifuza korora rero nkeneye inkoko zimeze zite, nkeneye imishwi, nkeneye iz'ibirwano, nkeneye izifite ukwezi, nkeneye, mbese tukakugira inama bitewe n'aho isoko rigeze cyangwa se bitewe ndetse n'ubumenyi umaze kubigiraho. Ntabwo rero bivuze ko dutumiza inkoko nyinshi, iz'abakeneye nyinshi cyane n'izo ukeneye nkeya guhera ku 100 kuzamura, tumutumiriza inkoko. Ntuzagire ikibazo kandi turagukurikirana paka ugeze aho wowe ubwawe noneho ubasha kubyikorera. Ntabwo ari ibyo gusa, dutanga n'ibiganiro byigisha uko wakwikorera ibiryo by'inkoko. Ese ibi biryo nabikora nte? Ese navanga ku kihe kigero? Navanga ibiki se? Ibyo byose turabikwigisha. Icyo tugusaba gusa ni ukuduhamagara. Ukaduhamagara kuri ya nimero twatanze 0782 960 726. Tugushyira muri WhatsApp ukanatwandikira private ukeneye kugirwa inama ku giti cyawe bwite, bidasabye ujya guca mu rubuga. Noneho tukwigisha n'uburyo ugaburiramo inkoko, uburyo ugabura, uburyo uvanga ibyatsi n'ibiryo mu buryo mbese ku buryo inkoko zizabasha kugira gute, kubaho neza. Tuguhereza ibipimo uzagaburiraho inkoko zawe kugira ngo udahomba kandi inkoko zawe zikomeze zunguke. Ikindi kandi turakwamamariza, tugacishaho ibijyanye n'umusaruro w'inkoko, umusaruro mu buhinzi, kugira ngo borozi bakeneye ibigori, bakeneye ibintu bituruka ku buhinzi bizafasha nka za nkoko, tubigucishirizeho, tukwamamarize. Igiciro ni gitoya, turakwamamariza ibicuruzwa byawe, umusaruro uturutse mu buhinzi n'ubworozi byawe bikagurwa kandi ku giciro cyiza gifatika. Bakunzi rero ba Military Advisor 250, iyo umaze kutwandikira mwaya groupe kwa ya nimero ya WhatsApp, biragufasha kuko icyo bita bigufasha, uhita ugera muri groupe y'aborozi iyo wamaze kutwandikira ukatubwira ko ari byo wifuza. Groupe y'aborozi rero yitwa Chicken Advice. Iyo Chicken Advice uyigeramo ute? Iyo utwandikiye kwa ya nimero 0782 960 726, tuguha link ushobora kwinjiriraho. Iyo tutaguhaye link, uranyandikira bya bindi bisanzwe, then nkakwadinga. Ubwo iyo umaze kubona umaze kuba added, winjira hano ahanditse ishuri. Ishuri ni urubuga, niho mbese wa mworozi yigira akamenya neza, agasobanukirwa neza ibijyanye n'ubworozi bw'inkoko.
Iyo uhageze ushobora kwandika ikibazo wumva ufite se cyangwa ushaka gusobanuza. Ba borozi bariho, hariho aborozi batandukanye, navuze ko hariho aborozi basaga hafi 200. Abo borozi icyo bagufasha gusobanukirwa, kumenya ese ingano y'ibiryo natanga ingana iki, ese ngiye kubivanga nabivanga nte, ese ni iyihe miti nshobora kwifashisha y'ibyatsi ituruka mu bimera, ese ni iyihe cano nabikuraho bakabikubwira, ese noneho nkeneye iya kizungu, nkeneye ubuhe bwoko bw'iyo miti. Ibyo byose bibera muri ino gurupe. Haba harimo ubwoko bw'inkoko. Iyo inkoko zawe zagize ikibazo urayifotora ukayishyiramo bakagusobanurira, cyangwa se ukanyandikira privately nkagusobanurira ikibazo inkoko yawe ifite. Biba ngombwa rero kubera ko hano muri ino gurupe harimo aborozi benshi babifitemo na experience, hakabamo aba veterinary, hakabamo n'abandi bagitangira. Iyi Military Advisor 250 ni cano igamije kuzamura wa muntu wari ugiteze amaboko, ababyeyi cyangwa se wumvaga nta bushobozi afite bwo kugira ngo abe ubwe yatangira kwigira, agatangirira kuri dukeya afite. Guhera ku mafaranga makeya ubona inkoko kandi ugatangira kwibara mu rugaga rw'aborozi, ukumva ko nawe hari akazi ufite utakiri gusabiriza, ejo bundi uzaba wageze ku ntego zawe mu gihe ugitegereje ka kazi ka leta. Kandi nzi neza ko numara kugera mu bworozi bw'inkoko ukabufatisha neza, bizagufasha kuko hari n'igihe uzageraho ka kazi ka leta ukihorere, kuko bizaba bimaze kugera ku kigero gishimishije, hahandi uzaba uvuga ati izi saha mfite inkoko 1000, harateramo inkoko 800 ku munsi, harateramo inkoko 500. Ayo magi yose akaba ariyo musaruro winjiza ku munsi, ku buryo ushobora kuwuhembwa amafaranga afatika atari munsi y'ibihumbi, wibarira atari munsi y'ibihumbi 300 ku kwezi, kandi ndetse anarenga. Ubwo rero iyo umaze kunyandikira ngenda kwadinga hano, urabona hano mfite aborozi bagera mu 161. Iyi nimero rero twandikiraho ni ya yindi, ni 0788967626. Ntuzacikwe rero n'ibiganiro duhora dutambutsa kuri Military Advisor 250. Ibi biganiro